Uyu munsi ndashaka kukuganiriza ku byiza bitangaje ushobora kubona uramutse utangiye kurya utubuto tubiri twa korove buri munsi. Ni utubuto duto twumishijwe dukomoka ku giti cyabugenewe kandi abantu benshi badukoresha nk'ikirungo mu guteka kugira ngo ibiryo birusheho kuryoha no guhumura neza. Icyakora abantu benshi ntibazi ko korove ifite ibintu byinshi bishobora kugira uruhare mu gufasha umubiri gukora neza no kwirinda indwara zitandukanye. Niba warigeze wumva abantu bavuga ko kurya korove bifasha ubuzima ariko ukaba utazi impamvu, uyu munsi ndaza kugusobanurira uko bimeze mu buryo bworoshye kandi bwumvikana. Komeza unkurikire kugeza ku musozo kuko hari inyungu imwe abantu benshi badakeka ariko ishobora kugutangaza. Mbere yo gukomeza reka mbibutse ko ibyo ngiye kukubwira ari amakuru agamije kongera ubumenyi gusa, ntabwo ari inama zisimbura izo uzahabwa n'abaganga cyangwa abandi bashinzwe ubuzima. Kimwe mu bintu bya mbere bituma korove iba ingirakamaro ni uko irimo ibintu byinshi bifasha umubiri kurwanya ibyangiza uturemangingo. Hari ubushakashatsi bwigeze kugereranya ibirungo bitandukanye bikoreshwa mu guteka. Ubwo bushakashatsi bwasanze korove iri mu bifite ubushobozi bukomeye cyane muri uwo murimo. Muri korove harimo ikinyabutabire cyitwa eugenol. Eugenol ni ikintu gisanzwe kiba muri korove kandi abashakashatsi bemeza ko ari cyo gituma korove igira byinshi mu byiza izwiho. Iki kintu gifasha umubiri kurwanya utunyangingo twangiza twitwa free radicals. Free radicals ni uduce duto dushobora kwangiza uturemangingo tw'umubiri. Iyo twiyongereye bigatuma umuntu asaza vuba cyangwa bikongera ibyago byo kurwara indwara zitandukanye. Ubushakashatsi bwerekanye ko ubushobozi bwa eugenol mu kurwanya ibyo byangiza bushobora kuba bukomeye kurusha ubwa vitamine E, ariyo vitamine izwi cyane mu kurinda uturemangingo tw'umubiri. Niyo mpamvu kurya utubuto tubiri twa korove mu gitondo bishobora gufasha kongera ubushobozi bw'umubiri bwo kwirinda ibyo byangiza umunsi wose. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko korove ifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe. Muri yo harimo eugenol ndetse n'ibindi bintu bifasha guhagarika cyangwa kugabanya imikurire ya bagiteri zitera indwara. Niyo mpamvu amavuta akurwa muri korove akunze gukoreshwa mu koza umunwa cyangwa kuyashyira ahantu hari ikibazo kugira ngo afashe kurwanya mikorobe. Hari n'ikindi kintu kiboneka muri korove cyitwa allicin. Allicin ni ikinyabutabire kizwi cyane no muri tungurusumu, kikaba gifasha umubiri. Niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ko kurya korove hamwe na tungurusumu bishobora kongera ubushobozi bw'umubiri bwo kurwanya bagiteri n'izindi mikorobe. Ikindi kintu cy'ingenzi korove ishobora kugira uruhare mu kugenzura urugero rw'isukari iba iri mu maraso. Ubushakashatsi bwerekana ko ishobora gufasha umubiri kwakira isukari iri mu maraso ukayijyana mu ngirabuzima fatizo arizo selile z'umubiri zikoresha iyo sukari nk'isoko y'ingufu. Nanone ishobora gufasha umubiri gukora neza umusemburo witwa insulin. Insulin niwo musemburo ufasha isukari kuva mu maraso ikinjira mu ngirabuzima fatizo. Iyo rero uyu musemburo ukora neza, isukari yo mu maraso iguma ku rugero rwiza, bityo bikagabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Indi nyungu rero ya korove ishobora kugira ku buzima bw'umuntu, kimwe mu bintu by'ingenzi ni uko korove ishobora gufasha amagufa gukomera no gukomeza kugira ubuzima bwiza. Muri korove harimo imyunyungugu myinshi umubiri ukenera kugira ngo amagufa akore neza kandi akomeze gukomera. Muri iyo myunyungugu harimo calcium ari ifasha amagufa n'amenyo gukomera. Phosphorus ikorana na calcium mu kubaka amagufa.
ndetse na magnesium ifasha amagufa gukomera, ndetse na manganese igira uruhare mu kubaka amagufa, ndetse na boron ifasha umubiri gukoresha neza iyo myunyungugu yose. Ubushakashatsi bumwe bwerekanye ko abantu barya korove cyangwa bakayikoresha kenshi bashobora kugira amagufa akomeye kurushaho. Byagaragaye ko ishobora kongera ubwinshi bw'amagufa no kuyafasha kutoroha gucika. Ibi bishobora kugabanya ibyago byo kurwara indwara zituma amagufa agenda acika intege buhoro buhoro, bigatuma amagufa aba yoroshye kandi ashobora kuvunika byoroshye. Nubwo hari ubushakashatsi bukenewe, ibyagaragaye kugeza ubu bigenda bitanga icyizere. Ikindi kandi korove ishobora gufasha igogorwa ry'ibiryo, kubera ko muri yo harimo ibintu bishobora gufasha igifu gukora neza. Muri korove kandi harimo ibintu bishobora gufasha igifu gukora ururenda ruyikingira imbere. Uru rurenda rukora nk'urukuta rurinda igifu kugira ngo aside y'igifu n'andi mazi afasha igogorwa bitangiza inkuta z'igifu. Ibyo bituma igifu gikomeza gukora neza kandi bikagabanya amahirwe yo kugira ibibazo biterwa n'uko inkuta zacyo zangiritse. Abashakashatsi bemeza ko eugenol ari igira uruhare runini muri uwo murimo. Uretse ibyo, korove ishobora gufasha kurwanya bagiteri n'uduhumyo dushobora kwangiza uburinganire bw'udukoko twiza tuba mu mara. Iyo rero tuvuga ubuzima bw'igifu, hari ikindi kintu gikomeye gikwiye kuvugwa. Korove ishobora gufasha mu gukumira ibisebe byo mu gifu. Ibyo bisebe biterwa n'uko inkuta z'igifu zangiritse cyangwa bigaterwa na aside nyinshi. Kubera ko korove ifasha kongera ururenda rurinda igifu, ishobora kugabanya amahirwe yo kugira ibyo bibazo. Hari ubushakashatsi bwigeze bugereranya ubushobozi bwa korove n'imiti isanzwe ikoreshwa mu kuvura cyangwa gukumira ibisebe byo mu gifu. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko korove yatanze umusaruro usa n'uw'iyo miti mu buryo bumwe na bumwe, nubwo hakiri ubushakashatsi bwinshi bukenewe kugira ngo ibyo byemezwe neza. Ibisubizo by'ibanze bigenda bitanga icyizere. Ikindi kintu gikomeye ni uko korove ishobora gufasha kugabanya kubyimba cyangwa kubabara biterwa n'uko umubiri uba uri kwirwanaho n'ikintu kiwutera ikibazo. Ibi nibyo bita inflammation. Inflammation ni uburyo busanzwe umubiri ukoresha mu gukira ibikomere no kurwanya mikorobe, ariko iyo ikomeje igihe kirekire idashira, ishobora gutuma umuntu agira ibyago byinshi byo kurwara indwara zikomeye zirimo n'iz'umutima, diyabete, kanseri ndetse n'indwara zifata ubwonko. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko korove irimo ibintu bishobora gufasha kugabanya ubu buryo bwo kubyimba bukomeza igihe kirekire. Iyo rero ibyo bigabanutse, umubiri ubasha gukora neza kandi amahirwe yo kugira zimwe muri izo ndwara nayo ashobora kugabanuka. Kubera ko rero korove ishobora kugabanya kubyimba kumara igihe kirekire mu mubiri, ni nayo mpamvu ishobora kugira uruhare mu kongerera umubiri ubushobozi bwo kwirinda indwara. Iyo umubiri udahora uhanganye n'ikibazo cyo kubyimba kidashira, ubudahangarwa bwawo bukora neza kurushaho. Ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bufasha kurwanya virusi, bagiteri n'izindi mikorobe zishobora gutera indwara. Niyo mpamvu kongera korove mu mafunguro cyangwa kurya utubuto duke buri munsi bishobora gufasha umubiri gukomeza gukora neza no kugabanya amahirwe yo kurwaragurika. Nubwo rero bidasimbura ubundi buryo bwiza bwo kwita ku buzima, hari indi nyungu itangaza abantu benshi. Korove ishobora gufasha kugabanya uburibwe bw'iryinyo. Ibi biterwa n'ikinyabutabire twavuze mbere cyitwa eugenol. Eugenol ishobora gukora nk'ikintu kigabanya uburibwe bw'igihe gito.
ari nayo mpamvu kuva kera abantu bamwe bajyaga bashyira korove ku ryinyo rirwaye kugira ngo bumve ububabare bugabanutse. Hari ubushakashatsi bwagereranyije ubushobozi bwa korove n'ubwo umuti witwa benzokayine. Benzokayine ni umuti usigwa ahababara kugira ngo hagabanuke ububabare, cyane cyane mu buvuzi bw'amenyo. Iby'ubushakashatsi bwagaragaje ni uko korove na benzokayine byombi byashoboraga kugabanya ububabare ku rugero rusa. Nanone kandi amazi yo koza mu kanwa arimo korove ashobora gufasha kugabanya udusebe duto two ku menyo no kwishinya, ndetse agafasha no kugabanya mikorobe zitera ibibazo byo mu kanwa, bigatuma ubuzima bw'amenyo n'ishinya burushaho kuba bwiza. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko korove ishobora no gufasha umwijima gukora neza. Umwijima ni urugingo rukora imirimo myinshi ikomeye mu mubiri, harimo gusukura amaraso no gutunganya intungamubiri. Abashakashatsi basanze ibintu biri muri korove bishobora gufasha kurinda umwijima kwangirika no kugabanya ibyago by'indwara zimwe na zimwe ziwufata. Hari n'ubushakashatsi bwerekanye ko korove ishobora kugabanya ikorwa ry'umusemburo umwe uba ugira uruhare mu kwangiza umwijima. Nanone kubera ko korove irimo ibintu byinshi birwanya iyangirika ry'uturemangingo, ishobora gufasha kurinda umwijima ibibazo biterwa n'ibyo byangiza. Ibi ni ingenzi cyane kuko indwara y'umwijima igenda yiyongera izwi nka fatty liver disease. Iki ni ikibazo kigenda kiyongera ku bantu benshi. Niyo mpamvu gukoresha korove mu rugero rukwiye bishobora kuba bumwe mu buryo bworoshye bwo gufasha kwita ku buzima bw'umwijima mu gihe kirekire. Dusubiyemo rero muri make mu byo tumaze kubona, korove ifite ibintu byinshi bishobora kugirira umubiri akamaro cyangwa se bishobora kugira umumaro ku buzima. Ishobora gufasha umubiri kurwanya iyangirika ry'uturemangingo, ikarwanya bagiteri zimwe na zimwe, igafasha kugenzura isukari yo mu maraso, igatuma amagufa akomera, igafasha igogorwa ry'ibiryo, ikarinda igifu kugira ibisebe, ikagabanya kubyimba mu mubiri, igafasha ubudahangarwa bw'umubiri gukora neza, ikagabanya uburibwe bw'iryinyo, ndetse ikanagira uruhare mu kurinda umwijima. Izi ni zimwe gusa mu nyungu nyinshi ubushakashatsi bwagiye bugaragaza kuri korove. Niba rero ushaka kuyongera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni byiza kubikora mu rugero kandi ukibuka ko korove atari umuti usimbura inama z'abaganga cyangwa imiti baha abantu. Mbere yo gusoza, niba wishimiye ino video kandi hari icyo wungukiyemo, ndagusaba kuyishyigikira ukanda like kuri ino video kugira ngo igere no ku bandi bantu benshi ishobora kugirira akamaro. Ikindi, ushobora no gukanda subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona izindi video zacu ziganisha ku buzima n'imibereho myiza. Murakoze cyane rero kuba mwakurikiye kino kiganiro cyacu cy'uno munsi kugeza aka kanya. Nizeye ko hari ibintu bishya mwungutse kandi ko bizabafasha gufata ibyemezo byiza byo kwita ku buzima bwanyu. Mwibuke ko aya makuru agamije kubigisha no kubongerera ubumenyi gusa. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza kandi tuzongere tubonane mu yindi video ikurikira. Ibisanzwe mukaba mwari kumwe nanjye Hirwa Olivier. Bye bye.